Hello guys, hello bakunzi bahumura TV show, ndabashuje inshuti zanjye, ndabashuje bavandimwe, ndabashuje bantu mwese munyumva, ndabayambiriye yambi hobe 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 hobe, mwaramutse mwiriwe muraho mumeze mute? Ngewe meze neza, Imana indinze neza, nukuri ndumva mfite imbaraga. Ndizera rero yuko waba unkurikiye nawe aho uri hose waba umeze neza. Niba utameze neza ukaba udafite imbaraga, uyu munsi ubwo nyine nuko byagenze. Buri munsi uzana n'ibintu byawo, ugira ibibi byawo ukagira n'ibyiza byawo, ariko ejo bizagenda neza kuko imbaraga z'Imana ntabwo zikora ku bantu bamwe ngo zihagarare. Rero ndabashuje, ndabahobeye, nizere ko Imana iri kumwe namwe, amahoro y'Imana abane namwe. Ndagarutse nk'uko bisanzwe iteka. Rero naje ku mpamvu zigiye zitandukanye z'ibiganiro dukora na feedback mbona n'inshuti mfite n'ibibazo zihura nabyo n'ibyo nganira n'abantu banjye. Uyu munsi rero naje kugira ngo tuganire ngo ni iki nakora mu gihe uwo twakundanaga yanyanze kandi ko mwikuramo bikaba byambanye ibamba, kuko ibyo bibazo bifite benshi mu nshuti zanjye z'abakobwa mfite. Barimo tubiganiraho nka buraga ariko bikarangira, ariko nkasanga ni ikibazo gikomeye. Kandi ntimwibagirwe ko nubwo umuntu aba yaravuye ahantu hamwe akajya ahandi, urwo ari urugendo natwe tuba twaranyuzemo. Ubwo rero natekereje yuko nababwira ukuntu mbyumva. Hari igihe nyine uganira n'umuntu ukamuha inama yawe uko yumva, ariko ndagira ngo mbivuge muri rusange. Buri muntu wese uzakurikira Humura TV show aho uherereye hose uzabona akantu kagufasha. Mu by'ukuri tuzi yuko urukundo ari ikintu cyiza, ni ikintu kigari kinini. Urukundo nta mupaka rugira. Iyo wakunze umuntu by'ukuri uba wumva unezerewe mu mutima wawe. Ni buri rukundo n'Imana irarwemera, yemera yuko dukundana. Ariko noneho ibaze ubyutse ugasanga wari inshuti yawe, wari umukunzi wawe, yaguhaye message arakubwira ati rero byaba byiza urukundo rwacu ruhagarariye ahantu, ndumva atari byiza ko dukomeza, ndumva rwarangiza aho ngaho. Kandi uwo muntu mu by'ukuri wamukundaga pe. Mbwira ukuntu wabyiyumvamo aka kanya. Niyo mpamvu rero urukundo nta mupaka rugira. Rufata umuntu rukamuhindura umusazi. Iyo urubuze ushobora kugira depression. Iyo warugize rwinshi ushobora kurwara bimwe bita akadege. Murabizi mu mainterina abantu bajyaga barwara utudege ngo bakunze abantu. Murabizi rero buriya kenshi bariya abantu ntabwo ari ibintu baba bigira, ni ibintu bijya bibaho. Kumva ngo umuntu ngo yarwaye amuru. Kera twiga hari abantu twabaga tuzi ko bajya barwara amuru. Yarwara yatangira gusepura cyangwa kugira gute bakavuga bati buriya ni amuru. Kandi akenshi bazana nk'uwo muntu bazi ko bakundana kumureba cyangwa kugira gute. Ni ukuri umukobwa agatuza ibintu bikagenda neza, cyangwa umuhungu nuko nyine ukabona ibintu bigenze neza. Bishatse kuvuga rero yuko ibyo bintu tatera niba uyu muntu wakunze undi cyane, kubera ko ni amarangamutima y'umuntu, kandi kumanaginga amarangamutima biba bitandukanye. Mu by'ukuri ni ibintu bibaho nshuti zanjye. Noneho ibaze iyo wakundanaga n'umuntu wumva iyo ataguhamagaye ku munsi, wumva wahuye n'ikibazo, wumva mu gihe atakurebye ari ikibazo, wumva mu gihe mbese atakubaye hafi. Tuvuge nimba yaguhamagaraga saa 12 za mu gitondo, ageza saa 4 ataraguhamagara, ukumva umutima urenda kukuvamo. Wumva mudashobora kumara icyumweru mutabonanye.
ibaze uwo muntu bukeye akakubwira ati nshingiye kuri ibi n'ibi ngiye ndumva urukundo rwacu rwarangirira aho ngaho, ndumva atari ngombwa ko dukomeza, ndumva impamvu zikaba nyinshi. Ibaze rero icyo kintu, icyo ni ikintu kigoye kwikuramo, ni ikintu gikomeye gishobora gutuma n'umuntu yiyahura, ni ikintu gitera umuntu depression pe, ugasanga arangiritse pe abaye umusazi, ugasanga ashobora no kuba yava mu rukundo, mbese murabizi. Rero ibyo ngibyo biba ni ibintu bisanzwe. Rero ngiye kubabwira ngo niba uwo mwakundanaga kuri urwo rwego ari we biturutseho, akakubwira yuko kubana bitagishobotse, akubereye imfura, akakubwira ati kubana ntibigishobotse kubera ko noneho hari n'utakubwira akaguma kuryarya, ariko ukabona ibimenyetso ukarushaho kugenda ushenguka mu mutima. Mu gihe rero ubonye yuko urukundo mwari mufitanye rutagishobotse, ngiye kukubwira ibintu 10 uzifashisha, kandi nubikurikiza bizagenda bigenda buhoro buhoro. Ikintu cya mbere ugomba kumenya mu gihe umuntu akubwiye gutyo, ukishyiramo umutima wawe, ni ukwakira, ni ukubanza ukakira yuko uwo muntu mutakiri kumwe, ni ukubanza ukakira kandi ukamenya yuko uwo muntu mutakiri kumwe mu rugendo rwanyu, ukabanza ukabyishyiramo, ukabanza ukabwira umutima wawe, ukawubwira uti uyu muntu ntabwo tukiri kumwe, ukabyakira kandi ukabyakirana yombi, ukaba uzi neza ko umutima wuhaye amakuru yuzuye, ukawubwira uti umutima wanjye ntabwo uno muntu tukiri kumwe mu rugendo, iga kubaho udafite uno muntu. Ukaganiriza umutima wawe ukawubwira uti iga kubaho udafite uno muntu, kuko uyu muntu ntabwo tukiri kumwe. Ibyo bintu ukabibwira umutima wawe. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukwemera kwakira yuko uwo muntu mutakiri kumwe. Buriya umutima wacu nitwe tuwuha amakuru, na serivo yacu nitwe tuyiha amakuru. Rero iyo uhaye amakuru umutima wawe ukabwira uti bimeze gutya, urakira. Ushobora kwakira bitinze cyangwa bigoranye, ibyo byo birumvikana, ariko please ugenda uwuha amakuru, please ugenda wakira kandi wemera. So ikintu cya mbere ugomba kuwubwira ngo menya iki, menya ko hari icyahindutse, menya ko uriya muntu tutakiri kumwe, tutagikundana. Ikintu cya kabiri, murabizi iyo mukundana n'abantu, amafoto nicyo kintu cyiza ku isonga, utuvidewo, utuntu twose ku mbuga nkoranyambaga, ikintu bita amafoto cyane cyane, kuba kenshi muba munapostingana, cyane kubera ariko wamaze kubwira umutima wawe ku ngingo ya mbere nababwiye yuko ugomba kumenya no kwakira ko mutakiri kumwe. Ikintu cya kabiri ugomba gukora, ugomba gusiba ibintu byose byaba mwahuriraga amafoto mwifotoranyije, mwasohotse, mwahuriye ku rusengero, mwahuriye mu kabyiniro niba mwibyiniraga, mwahuriye mu kabari nimba mwinyweraga inzoga, mwahuriye kuri hoteli nimba mwisohokeraga, amafoto yose y'urwibutso ashobora kukwibutsa uwo muntu. Ikintu cya kabiri ukora, wihutira kuyasiba, ukayakuraho rwose, ukayasiba, utuvidewo twose tw'uduce mwifotoranyije, aho events zose mwagiye muhuriramo zikwibutsa ibihe byiza mwagiranye, ukabisiba, ukabikuraho. Ikintu cya gatatu ugomba gukora, igirira icyizere, confidence, umva ko atakwanze kubera yuko uri mubi. Igira
umva ko uri mwiza, umva ko nubwo byagenze gutyo uri mwiza, kandi wumve yuko kuba yagiye atari uko utabona undi muntu wagukunda. Igirira icyizere, wumve ko uri mwiza, ikintu cyitwa confidence yawe kizamuke, wumve yuko uri mwiza, we kwihebeshwa nuko yakwanze ngo wumve yuko ugomba kujya down ku buryo na buri wese abibona. Igirira icyizere, wumve yuko uri mwiza, wumve yuko uri umukobwa mwiza, cyangwa wumve yuko uri umuhungu mwiza, ko n'abahungu bibabaho. Igirira icyizere, bikwitera icyizere. Ikintu cya kane uzakora, ita cyangwa ite ku bintu byose, ite ku bindi bintu wari usanzwe ukora. Bishyireho umwanya wawe wihuta utekereza cyane kuri uriya. Ite ku bindi bintu byawe, ku bindi bintu byawe bisanzwe biri aho ngaho wari usanzwe ukora, wikumva yuko bigiye guhagarara. Ishakemo ikindi kintu, wumve yuko hari ibintu bindi bikureba. Ita ku nshingano zawe wari ufite, wumve ko izo nshingano nazo zikureba. Ishakemo impano wari ufite, ushobora kuvumbura n'impano nshyashya rwose, ubyiteho cyane. We kumva yuko ubuzima bwawe buri buhagarare, byiteho, ube busy, uvuge, byiteho aba ari ibyo ukora. Wikumva ko umwanya wawe ari uguhora utekereza kuri undi. Oya, niba ufite impano zikore, niba ufite akazi gakore, ba busy n'ako kazi. Niba ufite abo witaho, biteho, ube busy n'abo bantu. Nimba ari n'abusura ubasure, reka gutwarwa na biriya gusa, kuko ufite ibindi bikureba, ufite ibindi ugomba gukora, kandi nubyitaho cyane biratuma n'ubundi wibagirwa na bya bindi. Ndumva ari ibyo ngibyo bya gatanu. Noneho ikintu cya gatandatu rero, irinde kuba wenyine. Wiba wenyine ngo wumve ko wigunze, kubera yuko kwigunga buriya bitera depression pe. Kwigunga bitera agahinda gakabije, kwigunga byagutera n'umutima, kwigunga bitera kwijima, bitera guhora ufite mukushi ku mutima wawe, ukumva yuko nyine uri mu isi ya wenyine, ukumva yuko ubwo twakundanaga yanyanze, ukumva yuko nta muntu ugukunda, ukumva ubayeho nyine mu buzima bwo kwanga. Reka kwigunga, egera abandi bantu. Niba ufite ababyeyi baba nko mu cyaro, genda ubasure. Niba ufite inshuti zawe, zisure. Wiba wenyine kuko kuba wenyine ni bibi, bishobora kuguteza ibibazo bimwe na bimwe. Reka kwigunga. Icyo ni ikintu cya gatandatu nari maze kubabwira. Ikindi kintu rero cya karindwi, wikumva yuko uwo muntu ari we mwiza wari uhaye ku isi wenyine. Reka ishyiremo ko uwo muntu, gerageza kwishakamo ko wumve ko uwo muntu atari we wari mwiza ku isi wenyine. Ntabwo ari wari umukobwa mwiza wenyine, ntabwo ari wari umuhungu mwiza wenyine, ku buryo kuba agiye byaguhangayikisha bikaguhungabanya. Oya. Tangira gushyiremo yuko hari n'abandi bantu beza, n'abandi bakobwa beza, cyangwa n'abandi bahungu beza. Wikumva yuko uwo muntu rwose ari ibikuba bicitse. Reka ishyiremo ko hari abandi, kuba agiye yegaragiye, ariko ishyiremo ngo hari abandi bantu beza. Reka guhora wumva yuko ari we wari mwiza wenyine. Oya, byikuremo ibyo ngibyo. Wumve ko hari n'abandi bantu beza, kandi wumve yuko ushobora no kuzabona undi muntu umurenze kurushaho. Ikindi kintu ugomba kumva muri wowe,
umva yuko wowe ugomba ikindi kintu ngo ni icya munani niba ntibeshye, iyiteho ubwawe, wikunde, wimakiye, ukora ibintu byose uzi byiza, ube mwiza, wake. Ko buriya iyo umuntu yisize agasa neza hari ukuntu yumva yifitiye agakonfidensi, hari ukuntu yumva yifitiye agakonfidensi, akumva nyine wambare neza, use neza, ugenda ukumura ahantu hose, ugenda uberewe wumva usa neza. Nimba ukoresha imisatsi uyikoresha uko ubishaka, nimba ukoresha makiyaje wimakiye, nimba utuntu twose twiza dukore kuko nimba ari byo biguha amahoro yawe. Murabizi umuntu asa neza abantu barabimubwira. Reka kwerekana yuko hari igikuba cyacitse. Isa neza, humure, wambare neza, uberwe, ugende wumva nta kibazo ufite. Ubwo icyo ngicyo nababwiraga ni ikintu cyo kwiyitaho, kwikunda wowe ubwawe. Ikintu cya 9 rero gisa n'ikigoye, reka kugirira ishyari uwo muntu wavuye mu buzima bwawe, reka kutishimira ibirori bye. Tuvuge nimba agize ibirori runaka ngo wumve yuko ari umwanzi wawe, ari umwanzi ukomeye, wumve yuko nta n'ikintu mwanavugana. Oya, wimugirira ishyari. Nimba agize ibyiza byishimire. Nimba gutanze gukora mariage, nta bintu byahatari bihari, nta biracitse hano, byishimire n'ubwo bw'ubutahe, watendinga ibirori bye. Nimba yagize graduation uyatendinge, nimba yazamuwe mu kazi ubinezererwe, ureke kubirakarira ngo wumve yuko ari ibintu mwe kugirana inzigo, kubera yuko buriya aba yagiye ku mpamvu wowe utazi, ariko Imana buriya iba iyizi. Hanyuma rero kuri iyo ngingo, impamvu ugomba kwishimira ibintu bye kandi ukabinezererwa, buriya iyo umuntu avuye mu buzima bwawe, umenye yuko buriya wowe uba ureba hafi, ariko Imana hari igihe ibireba nyine bitazanavamo, bitazanashoboka. Rero aho kuzasara wababara muri uwo mwanya, ariko ku kindi gihe Imana ibiguteganyiriza ibindi bintu. Yes, Imana ibiguteganyiriza ibindi bintu, biragoye kubyumva, ariko hari igihe Imana ibiguteganyiriza ibindi bintu ku buryo nawe uzabibona ukazashima Imana nyuma. Ikintu rero cyacu mu byo nabateguriye uno munsi, niba bigushobokeye bikaba bigukundiye, va ku masosho media, iha umwanya wo kuruhuka uvuye ku masosho media. Kwa masosho media murabizi turi mu isi y'iterambere, ibintu byose dukeneye ni ku masosho media. Kugira ngo ubone uko umuntu ameze ni kuri social media. Aya masitati ya buri munsi, aya ma Facebook, urubuga rwose ukoresha, ama Instagram, aya ngaya akenshi niyo atwereka ngo umuntu ameze gute. Niba ubona uzafungura telefone yawe ukireba stati umutima ukakuvamo, ihe nk'icyumweru uruhuke witekerezeho, uhindure telefone, cyangwa nibigukundira ndetse ko kwifunga muri ibi bihe nabyo ntabwo bishoboka bitewe n'ubuzima abantu babamo bwa buri munsi. Ariko nimba bishobotse ko waba ukuyemo nka WhatsApp nk'icyumweru ukabanza ukitekerezaho, biveho, ubyihorere, ubireke, ubyirengagize, kugira ngo ubanze wakire yuko uwo muntu nyine adahari. Numara kubyakira no kubyumva neza, abari bwo uzagira uzasubira ku masosho media. Ngizo rero ingingo nababwiraga 10 zishobora kugufasha mu gihe byagenze kuriya nababwiye haruguru. Hanyuma abakobwa b'inshuti zanjye iyo nkamagara kangatisha, hari igihe mba muzi cyangwa namwe tuzigo kanaka gutya na gutya, ikintu cya mbere mbanza kumubwira no kumubwira ko uwo muhungu atari imfura mu bahungu, cyangwa se uwo mukobwa atari imfura mu bakobwa, sinabucura. Nta mpamvu rero yo kumva ko biragoye, birakomeye, biraremereye.
ariko kandi mu gihe byabaye nta mpamvu yo kumva ko uwo muntu ari we muhungu wabyawe mu Rwanda wenyine cyangwa mu mahanga wenyine cyangwa mu gihugu urimo wenyine ku buryo wumva amaso yawe ahagaze, ubuzima bwawe buhagaze. Dear friends, izi ngingo nimuzigenderaho ndabizi neza ko bizabafasha, ariko ubundi ako kantu ni akantu kambamo nge. Umuntu arambwira nkamuganiriza, twamara kuganira nkamubwira nti nagira ngo nkwibutse ko uwo muhungu atari imfura mu bahungu, atari bucura mu bahungu, atari we wenyine wabyawe ku isi, kuko buri kintu cyose kiba burya ku mpamvu. Ubwo rero bakunzi banjye ndabakunda nk'uko bisanzwe murabizi, nagira ngo mbasabe ngo nimukomeze mungaragarize urukundo, mukomeze mukore share, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore like, mukomeze mukore comment. Rero ndabakunda cyane, Imana ibarinde, amahoro y'Imana abane namwe. Love you.